reka ngusuze kandi mwifuriza ibihe byiza ukurikiye In and Out TV show nkuko mubibona kuri kamera zacu hera ku cyangwe kamerama hera ku cyangwe uzamura tubanze twereka abajeni raka inkweto nangahe ubona itese katambira ngo oya igura ngahe mu busanzwe kamikorogire mu kamera technology raka inkweto nangahe umusa ubona ite nago yabimbwiye gusa agasibi murabizi karahenda agasibi katukabarire 30 amasokisiyo naya muhinde nago nzi kubeye ikabutura ni 20 ikabutura ni 20 barimo barambwa mve muri kamera umupira ayo nago ari umupira t-shirt technology ingini Varese Varese wa Vale nanga Varese ni 10 akagofero cyo ko ni 5 iyo ngofero ko ari ahantu nyizi Kosi Marito niho nayiguze iyo ngofero ko nyizi kwa Kosi Marito niho nayiguze technology agakomo basi mbaza kubya kariyeri rakingira ngo ni inshuro ya gatatu tuje kuzamura akagacano kabisa niki wabwira abajene bakubona kuri yicana nimba mbonye binkorere ubikorere na In and Out TV show bikorere na Isakari kandi subscribe sharing ku inshuti zawe nabo bagende bareba ibiganiro tubagezemo yego nubwo ndi ikigo ryarahongera nkavuga ijambo risenza hano bivuye kabisa technology azebare na boro wari ufite kuri yaguye munsi hagati aho ngaho turi mu gitaramo cya Jenny's Comedy Show kanyizamure turi mu gitaramo cya Jenny's Comedy Show niho duhuriye na Lucky Baby numwe mu banyarwenya ba performance kugeza iyi saha harabura umuperform umwe ngo show irangire twavuga ko niwe man of the show cyaze kabisa ntago wabibura ntago nayo nizere kutabiburana oya biburanye nandi kwisubiza hasi kabwo nyine bwo ari abantu bayibonye no gukomeza nkabyagura nyine tu ugapanda ujya jyu panda jyu ndadika kana jyu hari arakaburaga ariko mbwe mukaya turimo turaza ngo arya ngo tubanze ngo tugende tumenye uko idina nje nababwiye ngo the bad man mubanze mugende mumenye uko idinari rivunjishwe ubundi mugaruke mukure kuronsi fokerese mumbwira ati nge supernage naramukunda fo asa n'umwe influencer ugukoma byadanje cyane ko unakoresha boro zabo muri iyi minsi bibereye kwa Brian yewe oya mu influencer ngoma nyiringofero Simarito rwose arangoma Simarito arasatsa we Simarito agira urwenya nyiringofero hanyuma hari boro wakoze kuri DJ Brian yakomye byatari nta kuntu wakadutamo se ni DJ Brian ahubwo narinkinze urana hari gatanya man abantu bahari imiryango yanyagita mba ubwo conference nayo bigaruka nawe ugiye kuba nka wa muntu ngo ivuna ryaramuzina imbaraga zo gushira ziri gukora uri kumva ari imiryango iri class nawe urabizi man ubundi mwebwe wanyu murya ibya ninjoro hari imiryango ifata dina subize mwe mufata murya ibya ninjoro cyangwa bwo mukabyirenganya nk'ubu mukanya bibaze ko babamagara bambaza ngo uratatu gusigire ubundi nibi wanyu bagikora ko kantu sha ufite famille wanyu mwe muragakora ndahagira ahubwo naho ngira uri kumva nyine hari imiryango iri class hari n'imiryango isanzwe vraiment bavuga ati niyo bagiye guhana gatanya amani bagahamagara anti anko n'inshuti za famille ngo n'aba best friend bakaza ati numva ukuntu umugabo ugiye guhereza gatanya umugore we atangira avuga man conversation babe conversation Lucky Baby azicyongereza ndiga wenda nuko mbigusubira cross fonctioning na conversation hari abantu batabishobora conversation ibaye conversation gute uri kumva ukabona agiye kumuha gatanya akatangiye avuga ngo babe hani nararebye mvuga ati umutima wanjye uri kubabaza uwawe reka mbafashe akaruhuko kwa ko ari kunajyaga muri Dubai nkatindayo nkabona
ntabwo biri gukonyura ntabwo byakiriye neza inshuti z'umuryango zigahita zivuga ati mwe muretse gufata iyo decision ako kanya mwe mubanze mugende kuri date mu biganiro ubwo ngo wenda kuri date kwa nagusize ni kwa kundi bajya Zanzibar urukumva date nzi n'itariki rega umushahara niwo ugutunze urukumva utuzwe na business ndi kumva technology urukumva na mama wanjye na papa wanjye rero nayo bajya bagacangamo ntazibane zizakako ujye kubona uko mama papa ahagaze ku musozi nina gutsinda muri urwo rugo uzahansinda ukabona bayi nambara ubwo iwanyu muri iye karase niba bahanira agatanya ku musozi tekinoloji twaje tugiye kuvuga kuri kariyeri yanjye ariko uzanyemo n'agafamiye ukagira ngo hari abameri ubundi bacisha make ukagira ngo agiye guhita avuga ati ngayihije ukajya ngo amameri yikoje next nuko bana iyo boro nakubise yakomye byadanje kabisa niyo yahise bazamura indi boro wakubise okay katujye muri boro yawe y'ibihe byose ya brag ubuvuga ngo iyi brag narayikoze numva ko nkoze dore injango sha aya masaha ni inuririye ariko nta ndi kubona ariko buriya ngiriya man mfite umu best friend nyine ntago yacaho ntamubonye ibyo yaba yambaye byose abandi kandi bamubona message yatambutse intuririye inturibonye ukumva boro nakoze ngiye mvuga ati nibwo itanasetsa abantu ngiye gusiransetsa niyo urabona abasirikare bari seriye man iyo babi muri location aragenda bro ukajya kubona batagiye gukoramo cyashya agera ban yes nitwa Major Rakibe nako wowe rukuruto oya na rukuruto naryo ufite Major Rutayisire ningiye tugiye kujya tubana hano kuri operature bagahita bamwakiriza utubazo twinshi ngo ubwo rero ngo tujye gutanga umusada muri Cameroon uzabane natwe afanda agahita ababwira ati ndahari tuzajya gutanga umusada bro muri quartier bimuri munyerondo location bo baza nta kizere bifite ngo mwiriwe ambo ngo se ndarinda nivuga nitwa Papa Kararisa ninjye uzajya uhagarara hano bagahita bamwakiriza ibibazo ngo yababa we ngo mana ngo Imana irakoze kukuzana ngo baragiye batwima ingoko amasafura barayana yasuye ngo babibye inkoko ngo genda isine 3 nawe aje kurarira rondo se nayo baramwibye iyo boro ndayibutse mani ubushize bwaravuze ngo ninjye uzajya uryama hano ndayibutse yari fresh kabisa none se amakuru yawe na nakwasa bimeze bite nakwasa tumeranye neza ariko tumeze amakuru ni meza nakwasa ni inshuti yanjye bana muraherukanye se ndamukunda oya twaraburanye ari Muhanga amakuru yose yatanze ijambo rimwe bavuga kuri nakwasa nuko mbizi ko nawe ari mu bantu nyine mu bana bya hafi even na interview mwakoranye yagize blessing byata ari mu bantu mu bana bya hafi kandi nanjye ni umuntu wanjye buri nakwasa utangiye kuzana bya n'ingo muvuge ibintu bitatu cya mbere nakwasa ntago muzi cya kabiri umwanya ashaka kuza kugakomeza nakwasa ni umunyamakuru kazi mwiza ndanamukunda ni umuntu ufite umutima muzima Rakibe dusoza urabona ko bari gutanga ibimenyetso kabisa dusoza tujya no gufana umushumba ni uri kuri stage dusoza nanone dusoza ariko nanone dusoza tutizirimbye mu magambo bura kwizirimba mu magambo ni kuno kuntu tutizimbye kwizimba mu magambo ni kaminuza se wayirangije mo gake nose wayirangije ChatGPT yari yarasonze ndagira ngo ChatGPT yamfashije mu wa gatatu mu wa mbere no mu wa kabiri ndagira ngo ngire ikintu ubwira abakunzi ba Inendaute TV show ndetse n'abakunzi ba Rakibe muri rusange cyane abakunzi utangiye kuneranya n'abantu abakunzi ba Inendaute TV show ikintu babwira ni cya kintu nababwiye mbere nimba ubonye interview iri kuzamuka cyangwa ikora so don't forget to subscribe on this channel una sharing mbo kandi
comment ku muntu ushaka ko bagukoreshereza interview uvuga ati wenda nshaka runaka nshaka melody ntabwo bamushaka nta views The Benis The Ben ahubwo asari melody na The Ben wemerande mu masegonda 3 Nzovu nayaga wakoze cyane umusa kabisa. Thank you big man.